erega sinamunini umutima urinde ni muto kuko umutima ufite nta nubwo ungana n'uyu mutwe wanjye reka ntabwo ufite umutima ukwirwamo ibintu byose sibyo kuko iri jambo nshaka ko twiga muri izi ntangiriro z'umwaka ni ijambo ririmo gutangatanga Satani ni nko kumutanga mu mashyi no mu mudiho bajya mu kindi nibabihabwe mu butware wamaye ndetse n'ubushobozi abafite imanza ziburanwe kandi intsinzi iboneke haleluya urakoze abafite za operasiyo bafite amarandevu yo kubagwa abaganga nibashakisha aho bagiye kubaga indwara ibure ndayirigitishije kugeza ku bibyimba byo mu nda ndarigitisha indwara kandi sinzirigitisha mu mibiri yabo kuko umubiri wabo ntabwo ari sitoke y'indwara ahantu hose yasohokera yabona inzira igasohoka isohoke mu izina rya Yesu. Iyi miryango yari ifite imidugararo yatewe n'abakonikone guhera uyu munsi amahoro atahe muri iyi miryango ibe mizima wanjye yewe nyirabagenzi Alice uyu mutima wanjye nzawubwira ibyo Imana yakoze nzawubwira iby'Imana izakora n'ibyo bintu ngiye kubwira umutima wanjye nzanabyandika data we nzanabyandika ku nkingi nzabikenyereraho nzabyitera ndi gufashwa ibi bintu ndi no kubyandika nzabyitera heta kotaya reboshai detaya shedese ereboshai tekotaya bo ayaratese hatukite. Abashuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana twishimiye kubana namwe dutangirana umwaka mwiza umwaka w'amahirwe ku bantu mwese munkurikiye ku mwaka wo kwakira ubuzima umwaka wo kwakira amahirwe mashya Imana ibaha umugisha turabasuhuje abantu mwese mwakoze subscribe ndabashimiye by'umwihariko mwafashije gukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo mbashimiye umwanya mwampaye wo kunkurikirana kugira ngo tuganire amagambo y'Imana abari mu gihugu cy'u Rwanda mugubwe neza ndabasuhuje ahantu hose unkurikiranye uherereye mu gihugu cy'u Rwanda Imana iguha umugisha cyane kandi abantu bankurikirana bari mu mpande enye z'isi igihugu cyose uherereyemo Uwiteka akomeze kukundindira birashoboka ko ugiye kunkurikirana uri mu nzira ugenda nkwifurije kugerayo amahoro masa kandi nimba urimo nankurikirana urwaye Uwiteka gukize birashoboka kandi ko waba uri kunkurikirana unarwaje ukomere Uwiteka aguhe kugubwa neza no gutahana intsinzi Imana ibaha umugisha aho muherereye hose ndabakunda nagira ngo tuganire ku magambo meza cyane ariko turabanza dusenge Imana yaremye ijoro n'isi yakurinze muri iki gihe cyose gitambutse yadendeje inyanja yahanitse ikirere ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ikora Elishadai Jehovah Rafa nagira ngo tubanze tumusenge rwose tumushimire ko rwakoze mu buzima bwacu bw'indashyikirwa abashomeri yarinze muri uyu mwaka ushize kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 umushomeri kandi ukarya ibyo ni ibintu bitoroshye bitumvikana ibyo bintu bihishemo ubumana bukomeye cyane ibyo bintu ntabwo wapfa kubyumva utari mu mwuka cyangwa udafite umutima wo gushima umwaka wose ushize utagiye ku itariki 30 cyangwa 15 guhembwa akantu niyo kaba gato udacuruje n'utuntu na duke basi ngo uhombe wanagerageje ariko umwaka ukaba ushize nta kiro kivuyeho
ukibyibuhiye uko cyangwa unanutse uko warariye, Imana yarakurinze kandi Imana yarakoze pe. Ubu hari abantu hashize umwaka rwose batarwaye kandi nanjye ndimo, uretse wenda nka ka gripe ukuntu kurwara ndi kuvuga ni nko kujya mu bitaro, kuremba ukamara nk'iminsi 7 uryamye uva ku miti, bongera basubira muri controle bagasanga indwara ntirashiramo. Ubu rwose abantu Imana ikore icyo gitangaza nkanjye umwaka wose, mufashe tuyibwire ngo Mana warakoze. N'abarwaye kubona waragiye kwa muganga ukivuza ugakira naryo nishimwe, kuko abantu bose bagiye kwa muganga bakivuza siko bakize. Uyu mwaka ubu hari abantu munkurikiye mwarahuye n'impanuka mukazirokoka, kandi kuyirokoka kwawe wibuke ko hari abapfuye bazize impanuka. Yaturindiye rero aho abandi baguye, tugiye kuyishimira kandi ihabwe icyubahiro, yaturinze ihabwe icyubahiro. Ntabwo uyu mwaka byari byoroshye, ushize n'umwaka wabaye indyankurye ku bantu benshi, n'umwaka wacanze abantu mu buryo bw'ubuzima, mwaka inzara yariyemo abantu, mwaka abashomeri bize n'abantu bazi gukora babuze ibishoro ngo bakore. Ni umwaka wabayemo akajagari kenshi, ariko uno mwaka tuvuye mu mwaka wari ufite akajagari pe, wari ufite akajagari no mu bantu b'Imana karimo, no mu bantu bakorera Imana bamwe karimo, no mu bantu badakorera Imana karimo. Ni umwaka Uwiteka aturokoye ibintu bikomeye, ni umwaka wabayemo abajura ba nijoro n'abakumanywa, ariko uyu mwaka Imana yarakoze ko ibyo bintu byose bikomeye yabikurindiyemo, ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusenge, niturangiza gusenga turaganira amagambo aryoshye cyane, amagambo aryoshye cyane, ni amagambo y'Imana aryoshye cyane. Aho uherereye rero, nimba uri no mu nzira utwaye imodoka, ntabwo bukubuza gusenga, ariko ntusenge uhumirije kugira ngo utayirenza umuhanda. Se buruzi ko ushobora kwatsa imodoka yawe ugahaguruka mu rugo ugenda usenga, ushyiramo vitensi ya mbere usenga. Ngena nabigisha rega gusenga ntabwo ari ugupfukama imbere y'igitanda cyangwa kujya mu butayu. Uzi ko ushobora kwihagurukira mu rugo rwawe usenga, washyiramo vitensi ya mbere usenga Uwiteka Nyiringabo. Uko iyi vitensi ya mbere igenda ahantu hazamuka, niko mu buryo bw'umwuka nanjye ugomba kwishyiramo imbaraga zigenda zizamuka aho abandi bananiwe. Washyiramo iyahatambika, washyiramo iyahatambika ukavuga uti Imana, uko iyi vitensi itera imbaraga ahantu hatambika, nanjye uba ariko untera imbaraga ahantu hose hatambika nzahagende simpagwe. Wadepansa imodoka, igikamyo kinini wakidepansa, ugahita uvuga uti ukunyidepashije niko ndepashije ibintu byose byandwanyije, niko ndepashije ibintu byose byari byaransize. Kandi mujye mureka mbigisha no gusengerega, nubwo ntari ni Yesu hako ndi umwana we, cyangwa naba n'intumwa ye. Haleluya. Wadepansa ukavuga uti ukundepashije iki kimodoka, niko ndepashije ibintu byose byari byaranciyeho. Wamara no kukidepasa rwose ukivugiriza amashyi n'ibikobwakobwa, niho nuti ndabidepashije mu izina rya Yesu Kristo wanesheje isi. Imana ishimwe. Haleluya. Reka dusenga. Ubwo mbigishije gusenga mutwaye imodoka, n'abahinzi namwe muri guhinga, namwe kanyumva uri guhinga, kuzamuye isuku ujye uvuga uti Uwiteka we nizamuriyemo imbaraga zikomeye, ukubita hasi ukegura ikinonko, uvuga uti uku niko nkubise imbaraga zimpiga, niko nzeguye, nta butware bwo kuzegura. Kandi jyewe nzajya ngenda mbigisha gusenga gake gake, ku
ku buryo uzabigeraho pe. Kadusenga Imana. Uwiteka nyiribihe, haleluya, habwa icyubahiro. Ni ukuri imirimo itangaje wakoze. Iyo nibutse imirimo itangaje wakoze, njya nibuka niyo wakoreye abandi bantu batari jyewe, bikantera gufashwa. Imirimo itangaje wakoze intera kumva ngenda nkumva mfite akanyamuneza kubera imirimo wakoze. Kandi ufite ukuntu ukora ibintu utanabivuze, byibuze ngo umuntu aba amaze iminsi afite ka morale kuko wabivuze. Hari ukuntu utungurana ibintu ukora. Rero hari igihe ukora ibitangaza bigatungura abantu, umuntu akabura n'izina kwita, ariko uri Imana nyamana pe. Ngushimiye uyu mwanya utanze wo kwicara imbere y'ubu bwoko waremye, nkavuga icyo wanshyize ku mutima. Kandi nanjye nemeye kuba intumwa yawe nkagutumikira kuri aba bantu. Ibi wantumye ubiherekereshe imbaraga zawe, kandi bigira umumaro ku muntu wese ubyumva. Umuntu wese ufashe uyu mwanya ahabwa umugisha. Icyo agusaba cyose muri iri sengesho agihabwe. Kandi mu kukwinginga nkomeje, umuntu wese uba hano nagutabaza ujye wohereza bwa butabazi bwihuse, kuko nabwo urabugira, ariko ukagira n'ubutinda gahoro, ukagira n'ubutinda cyane. Mbasabiye ubwihuta, kuko ukuntu uri Imana nziza, niyo wihuse ntukora impanuka, ntugonga igikuta. Niyo wihuse ntukora impanuka. Cyakoze hari igihe udutabara wihuse ukagira ibyo uhitana. Nujya gutabara aba bantu uhitana ibyababangamiraga, uhitane imbaraga zari zarababangamiye, uhitane ibintu byose byatumaga batagera ku nzozi zabo. Urakoze cyane. Uyu muntu nkurikiye akeneye gutabarwa mu buryo bwihuse, kandi mu buryo ubutabazi uzanye buzamara igihe kinini. Kuko hari n'abantu bajya batabarwa byageza ku myaka 50 bagezaho isi itangiye kuryoha bagakena, bagasohorerwaho na ya migani Abanyarwanda bavuze ngo uragaheruka ububi. Umuntu nkurikiye ntazaheruka ububi. Umuntu wese muri aba bantu 4,000 n'abankurikiye ndetse n'abazankurikirana, ntihazagira umuntu uheruka ububi ngo mere aterwe n'umwuka w'Abagalatiya, atangiza iby'umwuka narangiza aherutse iby'umubiri. Ahubwo n'umunyamwuka azajya arushaho kuzura, n'umukire ajya arushaho gukira. Ntihazabeho gusubira inyuma ngo umuntu yongere asubire aho yahoze. Ibi mbyirukanye kuri aba bantu. Ntihazagira umuntu umanuka ngo asubire aho yahoze, ahubwo bazakomeze bazamuke kugeza ku myaka 100, bucya hakoreka ibintu bikomeye. Mana, ibi bintu nabibasabiye, kandi impamvu mbisabye ntafite ubwoba ku mutima, nuko ikintu ngusabye ugikora. Kandi muri uyu mwaka ndabizi ko ugiye gukorana nanjye ibintu bikomeye. Mbere yuko ujya kubinkoresha ahandi, nibihere kuri ubu bwoko wampaye. Nibatabarwe, bagire ubuzima, birukanke ntibananirwe, batumbagire nk'ibizu. Mana, ubibahe pe, ndabibasabiye. Kandi mbibasabiye aho biri, nsabye aho biri, kuko hari igihe tujya ku muntu tukamuguza amafaranga twamwibeshyeho kubera ko tubona akize kandi yarakubiswe, tukajya gusaba dukoresheje amarangamutima, ibintu nta biharaho dusaba. Rero kuwiteka impamvu ndi gusaba ntafite kirogoya, ntafite kubanza kubitekerezaho, ntafite kubanza kujijinganya, nuko ibyo dusaba urabifite.
kuko ufite ukuntu duha n'ibyo tutasabye, ufite sitoke ihaza, kuko waranabyivugiye ngo iyo mfumbatuye igipfunsi kimwe gusa, mfumbatuye gutya hotarebosha, mpaza kwifuza kwa buri wese. Uyu muntu wese wankurikiye n'uzankurikira, igipfunsi kimwe kirahagije kugira ngo atunge, igipfunsi kimwe kirahagije kugira ngo atungishe umupfumbaturire. Uyu muntu uba hano ntazarware kuva ku birenge kugeza ku mutwe. Ndahamagara inkingo z'indwara yose yaza, ntazarware. Kandi uyu muntu uba hano ntazatsitare, habe no n'igitonyanga cy'amaraso kuri kaburimbo, habe no kwikata arimo akata n'igitunguru cyangwa imboga. Ntihazagira umuntu uba hano muri uyu mwaka, ndabasengeye, ntihazagira umuntu uba hano uhura n'ikintu cyose cyatuma umutima ugubwa nabi. Igihe bababariye kirahagije, igihe binjiriye mu madeni kirahagije, igihe batunzwe n'intica n'ikize kirahagije, igihe bagenze n'amaguru kirahagije, igihe basuzuguriwe kirahagije. Ibihe bibi byose banyuzemo ndabisezereye, kuko muri aba bantu bankurikira harimo n'abasenga bakabura icyo bavuga, kuko atari impano cyangwa se umutima wuzuye amaganya, gusobanura amagambo byaranze. Ariko ndabasengeye, mbasengeye mbikuye ku mutima, kuko ubu ni ubwoko bwawe wampaye. Ndabasengeye, unkurikirana yarabuze urubyaro muri uyu mwaka, ndashaka ko mu bwami bw'ijuru inama yicara igashyira abana muri izi nda, abahungu cyangwa abakobwa, bitewe n'icyo umutima w'iyi ngumba ushaka. Haleluya. Ndasabye ngo umuntu wese unkurikiye mu bwami bw'ijuru, musabiye umushahara munini ku muntu ukorera muto. Ingendo zifunze ndazifunguye. Uyu mwaka nkuhinda umwaka w'amateka ku buzima bw'uyu muntu uba hano. Kuba barahisemo kuba hano kunkurikira, nanjye ndabasengeye. Haleluya. Ntihazagire n'iryinyo rimungwa ngo ricukuke rivanwemo, no, nayo ndayashinganishije. Ntihazagire n'urwara ruvamo yatsitaye, nazo ndazishinganishije. Ntihazagire n'indwara y'uruhu kugeza ku giheri cyiza, n'uruhu ndarushinganishije. Amaraso abe mazima, misokoro ribe mizima, amagufa yo nakomere. Mana, inzira zerekeza kwa muganga mu butware wampaye, sinemera ko bazinjiramo keretse ugiye kubyara. Yego, urakoze. Abatwite bazabyare neza kandi babyara ubukire bwaraje mu rugo. Ndabasengeye muri uyu mwaka, aba bantu wampaye ndabasengeye. Jesus Seigneur. Abankurikirana ari abanyeshuri, mbazamuye ku manota guhera kuri 80 kuzamura, kumanuka munsi ya 80 sinkibyemeye. Ndahamagara ubwenge muri iyi mitwe yabo, izina rya Yesu. Abacuruzi bari barahombye, mpamagaye icyitwa igishoro kinini kandi cyabo kitari inguzanyo. Abari barabuze abakiriya, ndahamagara abakiriya impande zose enye
z'isi bazi, yego bazi. Abacikishiriza amashuri nibayasubiramo mu izina rya Yesu. Ababuze inzandiko bakabura ibyangombwa bashaka kuva mu gihugu bajya mu kindi, nibabihabwe mu butware wampaye ndetse n'ubushobozi. Abafite imanza ziburanwe kandi intsinzi iboneke. Haleluya, urakoze. Abafite za operasiyo bafite amarandevu yo kubagwa, abaganga nibashakisha aho bagiye kubaga indwara ibure, ndayirigitishije, ndayirigitishije kugeza ku bibyimba byo mu nda. Ndarigitisha indwara kandi sinzirigitisha mu mibiri yabo, kuko umubiri wabo ntabwo ari sitoke y'indwara. Ahantu hose yasohokera, yabona inzira igasohoka, isohoke mu izina rya Yesu. Iyi miryango yari ifite imidugararo yatewe n'abakonikone. Guhera uyu munsi amahoro atahe muri iyi miryango, ibe mizima. Haleluya, haleluya. Ingo z'aba bantu, ingo z'ubu bwoko buri hano, ntihazagire umurozi yaba bamwe bagendera ku ntaro, ntihazagire umurozi baba bamwe babizina, ntihazagire umujura baba bamwe batobora amazu n'abantu urutuntu. Mfunze ibirere kuri ubu bwoko, mfunze ibirere byose by'abazimu byavogera ubu bwoko, ndabifunze. Ibirere byose by'abadayimoni ndabifunze, kandi ndabifunze pe, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimiye. Mutima wanjye uguwe neza ko amaso yacu abonye uyu mwaka tukandagiyemo amahoro, kandi umwaka uzakora ibintu tutatekerezaga. Ndagushimiye kandi mbisabye mbikuye ku mutima, kandi nizeye kubihabwa kuko mbisabye mu butatu: Imana Data, Imana Umwuka Wera. Amina, amina, amen, 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 amen. Yesu abahereza umugisha cyane cyane. Nuko dutangiye umwaka dufashwa, kuko harimo ibintu bikomeye cyane byo kwakira, kumera neza. Uyu mwaka urimo kuzura imbaraga, kugira ububyutse, ukajya ugenda wumva ufite ibihe, ukajya ugenda wumva warirekodinzemo ibintu by'ibihe, ibintu byo gufashwa, ibintu by'indirimbo. Ibi bigiye kubaho, abantu bagiye kujya bagira bumva bafite ibihe byiza. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Ndasoma imirongo myinshi, ibice byinshi. Ndasoma ibice byinshi. Turabanza dusome mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 4, umurongo w'9. Havuga ngo, wirinde gusugira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, giye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho. Ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru. Voilà. Tujye mu Gutegeka kwa kabiri nanone igice cya 4, umurongo wa 19. Mvuga uko havuze: kandi rinda umutima wawe kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri, ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshwa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo munsi y'ijuru.
Twagiye kandi muri Zaburi ya 25 umurongo wa 20. Haravuze ngo rinda umutima wanjye unkize, ne gukorwa n'isoni kuko nguhungiyeho. Yego, tugiye gusoreza rero mu Migani igice cya 4 umurongo wa 23. Migani igice cya 4 umurongo wa 23. Haravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. N'aya magambo tugiye kuganira rwose, tugiye kuganira nk'abantu b'abagabo, nk'abantu tugiye kuba muri uyu mwaka twabitekerejeho, ku buryo uyu mwaka ubona ko twawutekerejeho. Uyu mwaka nawe utwikanga, abantu bakatwikanga, n'ikuzimu bakatwikanga, ndetse no mu ijuru bakatwikanga, kuko ubwenge bohereje nonaha tugiye kubukoresha neza. Muri uyu mwaka ndashaka ko dukora ibintu neza twabitekerejeho. Ijambo mfite riravuga ngo rinda umutima wawe. Rinda umutima, niryo jambo tugiye kuganira. Urinde umutima. Donc wowe unkurikiye, umutima wawe ukomereho, ukomereho. Uyu mutima ukomereho, urinde, uprotege, uprotege. Erega sinamunene umutima urinde ni muto, kuko umutima ufite nta nubwo ungana n'uyu mutwe wanjye. Kareka ntabwo ufite umutima ukwirwamo ibintu byose, sibyo? Kuko iri jambo nshaka ko twiga muri izi ntangiriro z'umwaka ni ijambo ririmo gutangatanga Satani. Ni nko kumutanga mu mashyi no mu mudiho. Ndashaka ko dufunga ibirere bye, kuko ndumva nshaka ko abantu banjye twibanira hano. Imana yampaye, murananshimisha, muranyuze, kandi tuzarambana. Kandi mbasezeranije ko nzitwara neza, sinzabasebye rwose, sinzabakoza isoni. Nzakomeza nanjye ndinde umutima wanjye, ku buryo mukomeza kungirira icyizere, mutazangaya. Ntabwo muzambona muri za mburuburu navuze. Nzakomeza, donc sinzababera ishema, nzababera ishema pe. Ntabwo muzaseba. Hanyuma tugiye kwiga uburyo uyu mwaka dutangatanga Satani n'abantu be, umutima wacu tukawimana. Tugiye kwiga uburyo twimana umutima wacu, kuko muri uyu mwaka ushize twakoze ikosa ryo kurega umutima, twareza agatuza. Uyu mutima twarawutanze, turakabye. Nanjye ndi mu bantu batanze umutima ngakabye. Ubundi amarangamutima barayangiza we. Ariko umuntu bangije muri uno mwaka nkanjye girwa gutya. Kandi ubwo mpise nsohora ibintu byose bakoresheje bakwangiza, byaba ibyo mu miryango washatsemo, byaba ibyaho uvuka, byaba iby'abarokore gito musengana, byaba ibyo ku kazi, byaba ibyaho utuye. Ubwo mpise mbigusohorera mu mutima wawe. Vidura, nkubwira ukuntu tugiye kwibanira muri uyu mwaka, abantu bakagira gute, bakumirwa, bakagira ngo baduhinduye, si twebwe babandi, ku buryo umuntu wangije amarangamutima yawe niyongera gupima asanga twarakoze icyo bita stop. Hari ahantu hatarengwa. Donc bijya mu matwi bice muri uku gutwi. Ni ukuvuga ngo ibyangiza umutima wawe, kuko tugiye kwiga kurinda umutima. Ibyangiza ibyo bakubwiye bishobora kukwangiriza umutima, kuko bihera mu matwi. Nibica mu matwi ntubyemerere ko bimanuka mu mutima, bihita bica mu gutwi kumwe, ibinyuze muri uku gutwi bicaha, ibinyuze muri uku bicaha, abahite bajyana ibyabo biguruke. Kuko tugiye gukorera protection y'umutima, kuko uyu mutima Imana igiye kuwifashisha
iduha gutekereza. Uyu mutima n'ubwonko Imana igiye kubyifashisha muri uyu mwaka. Tugiye guterura ibintu biremereye, kandi ntangiye mpanura, tugiye gutekereza ibintu biremereye, kuko amarangamutima yacu barayangije, atuma hatabaho gutekereza ibintu biremereye, ahubwo bituma habaho gutekereza aba bantu batwangije, batubuza gutekereza ibintu biremereye. Ese muri kunyumva? Nufashwe ubyandike, nuba wize ukavuga uti aha ndize, ubyandike, kuko uyu mwaka tugiye kujya twiga nk'abanyabwenge. Sibyo ko nta n'ibintu byamumbwirira munyeganyeze, mbwirira abantu veni mucondo guture vuga utamena ntawo muziri hano. Tugiye muri iyi minsi kurinda umutima, kuko uyu mutima ugiye kuduhesha ibintu bikaze. Iyo Zakaya batararinze umutima we ngo intekerezo umutima ukorane n'ubwonko ajye kurira igiti, yari gupfa ari Zakayo. Ariko umutima we, ndashaka ko turinda umutima nshuti yanjye, ndashaka ko turinda umutima hamwe n'abashaka kurwara pressure, utazawurwara, kuko ndashaka kukwigisha ibintu bizatuma ugira imyaka 100 nta hypertension nta na hypo. Twakoze amakosa mu mwaka ushize wo kutarinda umutima, bigatuma umutima wawe ukingurira abantu badakwiye kuwinjiramo, ukingurira incakura ziseka, zizi guseka gatwenge keza, mwigisha, turagukunda bose, mabuja. Umutima turawubakingurira, noneho yakwinjiramo agahita yinjiranamo na mwene wabo, akinjiranamo n'abantu nka 4 bakurwanya. Umutima wawe barawangiza muri uyu mwaka, bakwanya amarangamutima yawe barayangije. Byatumye umutima twarawukinguye, tuwukingurira abantu batubesha ibintu bazadukorera, ntibabikora, bituma amarangamutima yawe yangirika. Kandi ndashaka aba bantu ndi kuvuga si uko uyu mwaka batazaza, bazaza ndetse cyane, ahubwo ndashaka kukwigisha uburyo batazongera kukugerera aha. Pardon, mbega bastopesha. Ndashaka kukwigisha ukurinda uyu mutima wawe kandi biwica bihari. Icyampa mukamfasha kumenya icyo Imana yashatse ko mvuga, ariko murabyumva kuko abantu mbana namwe murakuze cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma ndashaka ko dukomeza tuvuga aya magambo, abo twihaye twarabihaye, amabanga amwe namwe twamenye tuzi ko tugiye gukira, ahubwo bakarushaho kutwica. Sava ibitego twatsinzwe twakinnye nk'abahanga, ntacyo kuba twaratsinzwe sava, nta mukinnyi udatsindwa, habaho gutsinda no gutsindwa. Kuba hari n'ibitego twitsinze natwe twivuyemo twishyize hanze turabyemera, ariko uyu mwaka tugiye kwiga uburyo tubana n'incakura, n'injomora, n'iryarya, n'interenganya. Tugiye kwiga uburyo tubana nazo, ariko umutima wacu twawushyize kure yabo, tukawurinda. Ntacyo bakajya babyumvira mu matwi bagakomeza ntitwangirike. Imana ishimwe cyane. Haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina. Hanyuma ndashaka ko umutima wawe uzajya ubika iby'Imana yakoze. Umutima wawe ndumva ashaka kugira ububiko bw'iby'Imana yakoze. Umutima wanjye we kwibagirwa iby'Imana yakoze. Nzabibwira abuzukuru, mbibwire n'abuzukuruza, ngeze no ku buvivi. Mana ushimwe. Uyu mutima wanjye yewe Nyirabagenzi Alice, uyu mutima wanjye nzawubwira ibyo Imana yakoze, nzawubwira ibyo Imana izakora,
n'ibyo bintu ngiye kubwira umutima wanjye nzanabyandika, data we, nzanabyandika ku nkingi, nzabikenyereraho, nzabyitera, ndi gufashwa ibi bintu ndi no kubyandika, nzabyitera. Heta kotaya reboshayi detaya shedese ereboshayi tekotaya bo ayaratese hatukite. Umutima wanjye nzabikamo iby'Imana yakoze. Wa mutima we, nzakubikamo iby'Imana yankoreye, nzabikamo ibyo yakoreye bene wacu, nzabikamo hotaye boshaya, nzabikamo iby'Imana yakoreye umubyeyi wanjye akava mu bibazo byari bikaze, nzabikamo ko nabyaye gatatu bambaga nkarokoka inda. Ngibi ibintu ngiye kubika mu mutima ndabyanditse. Kandi umutima wawe we kwibagirwa iby'Imana yakoze, ubu birepeta, abana bawe ujye ubibabwira, abuzukuru uzabibabwire, abuzukuruza uzabibabwire, ubuvevu uzabibabwire. Ngibyo ibintu muri uyu mwaka tugiye guha umutima wacu. Ibi bintu nibiba biri byo biri mu mutima wacu bizatuma utera neza, bizatuma ugira fresheri no mu maso, bizatuma umutima ugendera kuri ritime nzima, kuko muri iyi minsi bawuhaye ritime nyinshi kubera ko wawubahaye. Abandi bawuha ritime ya gahoro ku buryo utera umanuka werekeza ku gupfa. Turi kukurinda umutima, ariko ko ngiye kurinda umutima wanjye we. Rinda umutima wawe ku buryo nunaburara uzajya ubyimenya, kugira ngo utabivuga ukabukinguye umutima, umugome awinjiremo abone ko burya uburara usenga. Urinde umutima wawe mu rwego ntawe umenya ibyakubayeho, wiyumanganya. Uwurinde mu rwego nta muntu, nta makuru y'umutima wawe utanga uretse ay'Imana yakoze. Haleluya. Wimana umutima wawe muri uyu mwaka ku buryo umuntu akureba akagukekeranya, kafata ariko umuntu ntiyarigezeho we, umuntu ko atakinguza, uyu muntu ko atagihahira muri aka gasoko, uyu muntu ko atakimbwira ati wanguriye fanta wampaye 5, uyu muntu ko atakimbwira ngo wampaye agatenge ko gukenyera, uyu muntu ashobora kuba yararigezeho. Rinda umutima wawe, haleluya, rinda. Nyabuneka muri uyu mwaka ngiye kugukopeza akantu kagiye gutuma utabarwa neza. Rinda umutima. Uyu mwaka abantu bakwangirije amarangamutima, wereka nkubwire, umuntu yabasha kukwangiriza wenda ibyawe akaba yakuvogera mu bundi buryo, ariko umuntu uzavogera akagera mu marangamutima, uyu muntu aba ari umugome. Kandi dufite abantu bameze nk'abiyemeje icyo kintu cyo kwangiza amarangamutima. Ndakwinginze uwo mwaka abantu bakwangirije amarangamutima yawe, nakubwiye ko ugira gutyo ukabaha ibyabo ukabisohoramo. Ndi kukubwira ngo uwo mwaka wimana. Bibiliya ivuze ngo iki? Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Ndashaka ko uyu mwaka ibintu by'ubugingo ari byo ushyiramo
bikajya ariho bituruka, iby'ubugingo umbikire mu mutima, ariko ibindi byose mbabarira urinde umutima wawe. Mama, wambabariye ukarinda umutima wawe mu rwego n'umugabo mwashakanye abona ko uyu mwaka udasanzwe. Murumuna wanjye, mukuru wanjye, musaza wanjye, wambabariye yewe Nyirabagenzi Alice Mama Lionel, ko nshaka kukubwira ngo uyu mwaka wanyihanganira mu busabe ukarinda umutima wawe mu rwego bayoberwa ibibaye, ukarinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Amarangamutima, kwangirika k'umutima wa Naomi, umutima wa Naomi warangiritse cyane. Ndashaka kukubwira uburyo ushobora kurinda umutima wawe kandi biwangiza bihari. Kandi ibi bintu mbabarira ubyumve, ubyite gusuzugura iki kibazo, gusuzugura ikibazo, kukimefia, kugiya stop. Ibirere bifunga, ugifunga ukereke umurongo waho kitarenga. Ibi bintu kandi uzabigeraho kuko ndi kukwigisha mbizi neza kuri umuswa uri bubona amanota meza muri iri somo ndi gutanga. Amarangamutima ya Naomi yarangiritse mu rwego ubwe yihimba izina ryitwa ngo Mara, ndi umunyamibabaro. Nimuzongere kunyita Naomi. Ariko Naomi we pole kabisa, nguhaye pole, ndi umugore mugenzi wawe. Kugeza ubwo yiyita Mara agahinda. Urumva umutima we yarawufunguye, ntirengagize ibimubaho, arundamo. Ariho abantu benshi barimo barwara agahinda gakabije, depression. Imana yikurinde. Ndashaka kukwigisha uburyo urinda umutima mu rwego indwara y'agahinda gakabije isanga waragize utya. Kugeza ubwo Naomi ubwo yihindurira izina akavuga ati munyitira iki Naomi, guhereye itariki ndocinze izina ryanjye ku mugaragaro, mujye munyita umunyamibabaro. Kwa General Yesu, Imana izahandindira abantu banjye muri uyu mwaka. Ariko Rusi umutima we awima amarangamutima y'ibibazo, aravuga ati no, aho uzagwa niho nzagwa, tugende. Sinemerera ikibazo. Kandi aya marangamutima yangiza umutima, iyo yemereye yica ejo arahica. Ejo arahica we. Uzi ko ejo ahica usaza imburagihe. Tekereza nabi, wari utinda ku bantu bakugiriye nabi, yagiye hanze nta kintu arampa, nari namusengeye, yambwiye ko azampa taci, ntayo yampaye. Yari yambwiye ko muri iki gihembwe azishyurira. Ibyo bintu byose uri kurunda mu mutima udapima n'ibiro 2. Yari yambwiye ko iki gihembwe azishyurira umwana wanjye, none ntabyo akoze, azapfa adakize, ndamuvumye. Itu yambeshye iki, uyu mugabo arandiye, nari namwizeye none arandiye, ndajya muri divorce, ndamwitura. Ndakwingenze aka kajagari muri umwaka nikazaze muri umutima. Wowe rinda umutima wawe. Uzi ko hana nawe umutima we afite ukuntu atawurinze, afite ukuntu umutima we amarangamutima yangiritse, ageze ubwo ajya n'imbere y'Imana aravuga ngo nubona umubabaro w'umuja wawe ukama umwana w'umuhungu nanjye nzamugutura. Rinda umutima wawe, ujye uhora wereka umutima iby'Imana yakoze. Naho nshoreje, nkundira umutima wawe, uwutereke muri karitsiye y'iby'Imana yakoze, uwuterure muri karitsiye z'ibyanze, uwuterure muri karitsiye z'abakwanga, uwuterure muri karitsiye z'abavuga ko ubaye imbwa, uwuterure muri karitsiye z'abavuga ko uheze mu bukode, uwuterure mu makaritiye awangiza. Sibyo? Uwuterure muri karitsiye y'abawangiza, noneho uwuzana uwutereka muri karitsiye za kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nzaba amahoro ntikanga ikibi, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. Utereka muri ino karitsiye, ubundi uratekereza neza. Umwaka uratekereza neza mu izina rya Yesu. Ngiye kugusengera kandi ndanakuvuye ngo uhereyemo n'umuti, wige kurinda umutima. Magambo yose twasomye nyasobanuye ntyo, wige kurinda umutima mu rwego abantu bakwikanga bavuga bati sha muri iminsi yaragafasha, nta kiza kwikopesha muri botike, yaragafasha. Irinda umutima ku buryo abantu bakwikanga bakavuga bati uko biri kose
yagezeyo. Kadusenga. Mana iriho wahozeho uzahoraho. Ikintu tugukundira nuko tutikanga ko wavaho kugira ngo himundi. Uri Imana idasaza ngo witwaza akabando, kuko uko nagusanze uzahora uri Imana. Ntabwo ntiwenda kunywa ibinini by'umutwe ngo urwaye umutwe, ntiwenda kujya kwivuza hanze y'igihugu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikora, uri Imana ikaze. Ijisho ryawe riri ku bantu bawe, ugiye gukora ibintu bikomeye. Hari ibintu ugiye guhirika, ibintu byangizaga amarangamutima y'aba bantu. Nanjye mu butware n'ubushobozi wampaye ndahiritse, nkuye imbere yabo muri uyu mwaka. Ndahiritse izi nshuti mbi zabangirizaga umutima, nkuyeho. Ibi byaha byabangirizaga umutima, nkuyeho. Izi ntege nke zabangirizaga umutima, nkuyeho. Ibi bigeragezo byabangirizaga umutima, nkuyeho. Ndatura amahoro muri uyu mutima wibahagararamo, mutima wabo utuze. Gushimiye ko ugiye gukora ibikomeye cyane, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina, amen.